Point ya kane rero tumaze kumva les provisions de Dieu. Amikoro y'Imana. Yuko mbere na mbere Imana ntabwo iguhamagara ngo iguhe ibintu bifatika. Imana iguha ibifatika, ndavuga ibintu materiel. Ahubwo Imana iguha ibintu bitari materiel, iby'umwuka. Ijambo ryayo hamwe n'umwuka wera. Ibyo ni iby'Imana iguhamagaye. Ibyo rero nibyo bizagenda birema ya mikoro afatika. Amen. Uko uzagenda ugendana n'Imana umuhamagaro wayo intambwe ku yindi, niho biriya bintu iguha mu ikubitiro. Ijambo hamwe, iyo tuvuze ijambo harimo n'amasezerano hamwe n'umwuka wera. Ibyo nibyo bigenda birema rero ya mikoro agaragarira amaso. Point ya kane rero turareba icyo bita les défis de l'œuvre de Dieu. Challenges. God's work challenges. Cyangwa intambara z'umurimo w'Imana. Intambara z'umurimo w'Imana. Kubera iki umurimo w'Imana igihe cyose uhura n'intambara? Ni ukubera ko umurimo w'Imana nubwo wafata ishusho imeze gute, ndavuga ishusho y'ibifatika. Umurimo w'Imana uko wakwitwa kose ukagira ishusho y'ibi bigaragara, mbere na mbere umurimo w'Imana ni umwuka. Umurimo w'Imana ni umwuka. Nubwo uvukamo ibifatika, les choses matérielles, ariko umurimo w'Imana mbere na mbere ni umwuka. Kubera ko umurimo w'Imana rero ari umwuka, rero urumva yuko ni ngombwa uhura n'intambara z'umwuka. Umwanzi w'Imana Satani n'ingabo ze n'imbaraga z'ubwami bwe bw'umwijima bw'ubugome zitazihaguruka kurwanya umurimo w'Imana. Kuko Satani iyo arebye umurimo w'Imana, we ntabwo awureba nk'uko abantu bawureba. Ntabwo abona amazu y'amatorero, ntabwo abona imishinga y'amatorero nimba ihari. Ahubwo we areba umurimo w'Imana awurebera muri bya bindi Imana ibanza gutanga iyihamagaye. Ayibona muri ijambo n'umwuka w'Imana. Na niyo mpamvu haguruka kurwana mu buryo bw'umwuka. Wabibise? Satani ntabwo areba iyo mirimo ibizavuka bifatika. Amazu, amamodoka, amashuri, amavuriro. Wabibise? Amaresitora, amaki, ibyo bintu byose, amashuri, biki byose, iyo bintu byose by'iterambere bibyarwa n'ubutumwa bwiza, ntabwo ariko yabibona Satani. Satani we ajya kure akareba aho byaturutse. Niga Imana yatanze ijambo n'umwuka wera, na niyo mpamvu arwana mu buryo bw'umwuka. Niwabibise? Nuvuga ngo nubwo umurimo w'Imana wageraho ugira mikoro adafite uko angana, hanyuma abo Imana yakoresheje bagatangira gwishingikiriza ya mikoro, wabibise? Satani azabakubita hasi. Kuko uko umurimo watangiye niko uzakomeza. Kuko utangira wubatswe ku ijambo no kwiringira imbaraga z'umwuka wera. Igihe rero ibyo bizasimburwa rero na metode zacu uburyo cyo gukora n'imbaraga z'amafaranga tuba tugezemo dufite, icyo gihe rwa rufatiro rwo korana n'Imana ruba ruvuyeho. Na n'ahandi usanga rero ngo batangiye mu by'umwuka basoje mu by'umubiri. Uko niko umurimo natanga urugero witwa umurimo wa World Vision mwese muzi.
abantu benshi ni abakozi ba World Vision ku isi ntibazi uko yatangiye n'umuntu witwa Bob, sinabibabwiye, mu ntambara y'isi, mu ntambara ya kabiri y'isi, Korea yari yasenyutse hose, ari musaka, imfubye ari nyinshi, abakene, bakajuriti, bakomejwe n'intambara, abasenye, abantu ngo ubuzima bwari bwaguye hasi. Hanyuma rero yari hariya nk'umukozi w'Imana, abonye ako gahinda, iyo situation, abo bana badafite icyo kurya, bambaye ubusa, batakaza ababyeyi kubera intambara. Hanyuma arababazwa n'ibyo, ahita asenga ngo Mana, reka umutima wanjye ushenganyagurwe n'ibishenguye umutima wawe. Que mon cœur soit brisé par ce qui brise ton cœur. Hanyuma ako kanya rero aravuga ati, Mwami nimba nkoresha kugira ngo ngire icyo nkora, ahantu hose hazaba ibintu nk'ibi. Aho intambara yanyuze, amadega isiga, akora mu mufuka yafite amadolari 10, sinababwiye, yereka Imana ati, Mwami uhera mu busu ugakora ibihambaye, amadolari 10 niyo mfite, uzakoresha uhembure miliyoni na miliyoni mu mateka y'inyoko muntu, mu gihe cyose hazaba hari ingaruka nk'izi z'intambara. Vuga ngo aba bantu bose bari mu mishinga World Vision, bari mu madouble cabine, bari mu majipe, bari mu biki, n'imishahara y'amadolari ibihumbi, babimenye yavuye mu kwizera k'umuntu umwe yeretse Imana amadolari 10. Byatangiye ari iby'umwuka na Bob, wenda n'abandi generation zamugurikiye, ariko byarangiye ari umubiri. Ni we nije nk'izindi, zasanga abazungu bakora muri World Vision bafite amatabi n'ibiki byose, byabaye umushinga nk'indi yose. Murumva ko tutarebye neza, umurimo w'Imana ushobora kuva ku rufatiro wari wubakiyeho ukimukira ku rundi urufatiro rw'Imana rwo kwizera, rugasimburwa n'urufatiro rwa mikoro, Imana ikimuka. Mwabyumvise? Kubera iki intambara mu murimo w'Imana? Ni ukubera ko Satani ntawufata ko tugufata, azi ko ari umurimo w'Imana n'umwuka. Ntareba amafaranga, ntareba amazu y'amatorero, ntareba imishinga y'amatorero, wareba iby'umwuka. Amen. Niyo mpamvu bizana confrontation hagati y'ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Twavuze ko Imana idahindura metode yayo cyangwa principe zayo. Imana ihindura uburyo ikora n'amahame yayo. Uko yabahamagaye bari abakera niko n'umunsi yahamagara. Nushaka kugendana nayo ukiyogendana uko nabo bagenze. Nta kizasimbura amasengesho nubwo umurimo w'Imana wakura gute. Nta kizasimbura kwizera nubwo umurimo w'Imana wakura gute. Nta kizasimbura ijambo ry'Imana nubwo umurimo w'Imana wakura gute. Nta kizasimbura ibihe byo kwiriza nubwo umurimo w'Imana wakura gute. Nta kizasimbura fellowship, ubusabane bw'abantu b'Imana bakorana nubwo umurimo w'Imana wakura gute. Nta kizasimbura ibyiringiro duheshwa n'ibyanditswe byera nubwo umurimo w'Imana wakura gute. Nta kizasimbura kwishingikiriza Imana n'imbaraga zayo nubwo umurimo w'Imana wakura gute. Iyo
haje iyindi generation, urundi rungano rutigeze kumenya uko umurimo wavutse rugashyikira mu byuzuye, umurimo w'Imana ureka kwitwa Imana ugahinduka imishinga y'abantu. Satani ahita areka kuwurwanya kuko aba yawigaruriye. Kuko basigara baplanifya bagakora nk'uko isi ko ikora. Na niyo mpamvu dukangurira abakristo kugira ngo bagende basengere umurimo w'Imana, kuko turazi yuko nigo rufatiro umurimo w'Imana ubakirwaho. Tumvuze ibintu bingahe? Katubisubiremo. Nubwo umurimo w'Imana wakura gute, nta kizasimbura nta kizasimbura kwizera, nta kizasimbura ijambo ry'Imana, nta kizasimbura ubusabane bw'Imana yahamagaye gukorana, nta kizasimbura ibyiringiro dukura mu ijambo ry'Imana, nta kizasimbura kwishingikiriza Imana n'imbaraga zayo. Voilà, nta kizabisimbura. Nubwo Imana yawukuza gute, ukaba ufite ibintu bya mirenge by'amamiliyari y'amadolari y'Abanyamerika, nta kizasimbura ibintu tumaze kuvuga. Icyakangahe ni bingahe? Dukwiza umubare w'Imana. Uyu ni umubare wa Antikristo. Uyu tukuze umubare 7. Nta kizasimbura ab'Imana yahamagaye gukomeza kugendera imbere yayo baciye bugufi. Nibyo bintu, kubera ko nibatitonda uko umurimo w'Imana ukura, Satani ahita abazamuramo ubwibone. Kandi ngo ubwibone nibwo bwakubise hasi Satani, kandi ngo ubwibone bubanziriza kugwa, ariko guca bugufi kubanziriza gushirwa hejuru. Ngibyo ngo ariho umukozi w'Imana yatangiye ari umuntu muto cyane, akorera Imana mu ivugabutumwa risanzwe, abantu bakihana. Hanyuma Imana igenda imukuza mu muhamagaro, kugeza noneho Imana imusukaho amavuta y'ibitangaza. Noneho abicya cyamamare muri Amerika. Muri Amerika iyo umaze kuba icyamamare, ubaye umuntu afite abantu miliyoni zikuri inyuma. Kandi miliyoni zikuri inyuma niko buri umwe wese muri bariya ashikira umurimo. Niyo mpamvu ujya wumva abakozi Imana bafite za aeroport zabo, tuzita aerodrome, sibyo? Bafite amajeti privé, bafite ikibuga cyabo, bafite amajeti privé n'ibiki. Nukuvuga bijyanye naho bakorera. Ubwo nigo rwego bakiriya gihugu. Umuntu afite nk'abantu miliyoni 10 bamukurikira, sibyo? Nubwo umwe yatanga gusa amadolari 5, sibyo? Murumva yuko n'amafaranga menshi. Noneho Imana yamusutseho amavuta. Yibagirwa rero iyi point ya 7. Iyo ngingo ya 7 yo kugendera imbere y'Imana uciye bugufi, nubwo Imana yakuzamura gute, ikazamura ikagura umurimo w'Imana gute. Wayo noneho mu gihe cy'amateraniro hari umuntu yari afite inyonjo, nibaza ko nigeze kubabwira hano rimwe. Hanyuma amurambikaho ibiganza, umva inyonjo igira umuntu mugufi, noneho agira uburebure buhanye n'imyaka cyangwa n'igihagararo Imana yari yamugeneye mu buzima bwe, sibyo?
nimba Imana yari yamubwiye ko azagira metero 1.90, ariko kubera inyonjo akaba yari afite metero 1.20, amurambitse ibiganza yahise agira metero 1.90. Hanyuma uwo mugabo wavuga aya magambo, aravuga ngo the world is under my feet, ngo isi iri munsi y'ibirenge byanjye. Avuze gutyo ya nyonjo yavuye kuri uriye iramufata. Kuva icyo gihe ngo isi iri munsi y'ibirenge byanjye. Ntabwo ari ukinisha, umuhamagaro wayo si uwo ukinisha. Ibi bintu birindwi abakozi b'Imana cyangwa abahamagawe n'Imana babyitondeye barangiza urugendo neza, bagasoza bahesha Imana cyubahiro. None bakagenda muri rwa rwego ngo kuva mu bwiza tujya mu bundi, from glory to glory, de gloire en gloire. Ubwo Imana yarabyemeye ko bimera gutyo kuri uwo muntu, bizahesha abantu isomo. Ni nka bya Ananiya na Safira byabaye, birandikwa, bizaba isomo ku itorero ryo mu gihe cyose. Si uko Imana yamwanze, ishatse gutanga isomo. Kubera iki? Il a pris sa gloire, yafashe icyubahiro cy'Imana. C'est très dangereux. Ntuzigere upima gufata icyubahiro cy'Imana. Iby'Imana igukoresha uko byangana kose, uracari wa wundi, nawe uraba ikintu gitangaza. Niyo gitangaza yo ikora ibyo bintu. Imana ishimwe. Iby'Imana ivuga muri Yesaya 42 umurongo 8, ijambo rizajya ritwibutsa igihe cyose yuko Yesu niwe kamara, niwe gitangaza. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariho ibishushanyo bibajwe. Amen. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Uwo mugabo rero yagiye kwiha icyubahiro cy'Imana, arangiza nabi. Bakwiye kwiga mu mateka, hari amasomo menshi abantu bakwiye kwiga ku bijyanye n'iri jambo. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Rero tubyige cyane, bifate isomo. Reka mbere ko dufate iminota 10 kandi dufate imigani 15:33. Kubaha Uwiteka ni kukwigisha ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Amen. Uwiteka yigisha ubwenge, hanyuma guca bugufi kubanziriza icyubahiro. Guca bugufi kubanziriza icyubahiro. Kadufate iminota 10 rero tutegereze kuri ibi, tunabisengereho. Amen.